ndi umuntu ntabwo nakuze nzi mama umbyara. Mfite mama tubana, ya mazina nashaka kuvuga bavuga ko ni mama. Kuri we ni mama wawe? Ubwo rero bamubyara ntabwo muzi, cyo nuko nakuze bambwa ko navutse nawe ari mu gihe cyo kwigendera. Byagenze gute? Bidusobanuye cyo kwigendera gute? Yarapfuye. Mushimira byinshi wenda nuko wenda ari igihe kizajya ngamushimira uko bikwire, uko nifuza kukwenda kuba namushimira siko biri. Ariko wenda ari igihe kizagera cyanya cyo ngamushimira. Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha n'ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdul Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri Igasabo showroom hamwe tuba tugufitiye noneho promotion yatanje ku bikoresho biri muri ino nzu, cyane ku bikoresho byo mu nzu byose uko byakabaye. Duhamagaye kuri 0788 ni promotion ya 20% ku bikoresho biri hano. Hagira umuntu azarangura ahubwo, hagira umuntu aze arangure, tumuhe ibikoresho byiza byo mu nzu kandi bibereye na buri musirimu wese uri kutwumva muri kano kanya. Ndi kumwe na Pacific Dukunda Umukiza. Ni Dukunda Umukiza cyangwa dukorera umukiza? Dukorera umukiza. Shara mukorera kweli. Uzura mukorera? Umeze neza Pacific? Umeze neza. Na mahoro? Na mahoro. Turabonanye nyuma y'amasaha tugomba gukora ikiganiro. Umeze gute se? Umeze neza nta kibazo. Ashima Imana. Niki navuga ngo ushima cyane Imana, wicara ukavuga uti ndashima Imana ko kino kintu yakimpaye? Yakwanyumeka gusa. Umwuka gusa? Umwuka. Ibindi bitaraza nziko ngiye nyumeka nzabigeraho. So ibintu byose wifuza umva uzabigeraho? Intego yagiye. Ibyo nifuza Imana nibona ibyo nkwiye nzabigeraho. Urabiharanira? Uharanira kubigeraho? Ubiharanira gute rero? Ukora cyane. Ufite hard working na passion, ukagira no kwihangana. Cyakoze. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Bihura n'ubuhamya bwawe nk'uko wenda gena bwumvise, utubwiye hard working, gukora cyane, passion, gukunda ibyo ukora, akazana no kwihangana. Kwihangana, utihangaye ntabwo wagira ku cyo wifuza. Ibyo byose byita bipfa ubusa iyo hard working ntiwayigeraho. Iyo passion yapfa ubusa. Ufite na will n'ubushake. Yego. Tujye kuganira na Pacific, afite inkuru y'ubuzima. Ntabwo tugiye kuvuga ngo ku rukundo rwamunaniye kuki, nabyo nashaka bivuge ko sibyo tugiye kugarukaho. Tujye kugaruka ku ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibyo ducamo by'umwereko. Birenze kuri ibyo ngibyo tugiye kuvuga ku byo yaciyemo, ku buryo bamuciye intege ariko akavuga ati no, ngomba kugana hariya. Pacific byagenze gute? Muri make y'ubundi bwo nkuko nabikubwiye, nje ndi umuntu ukunda kwiga. Igihe ugenda ukabona ibintu kugora ariko nyine nkabikunda. Jewe nagize inzira y'uko nshobora kuba nakiga primaire y'imyaka 12. Atari uko wenda nari mbikunze. Primaire y'imyaka 12?
nyuma y'imyaka 12 ubundi tuzi ko ari imyaka 6 ari imyaka 3 ariko bitewe na situation zari cyatumye niga imyaka 12 byari gushaka ko n'ishuri ndivamo ariko uko muri icyo gihe mu gace k'iwacu abana bakunda kuva mu mashuri ngo badashaka gusibira nyine byakagusibiza ariko ngiye ngo ishuri ndivuyemo ariko kuba naragize umutima nkabyihanganira narakomeje ndiga siko najyaga amanota meza mabi cyane mabi cyane mbere yuko nyine ibintu binduka nyine nkakomerezaho niga aho nagereje yego undi bwo ndi umuntu ntabwo nakuze nzi mama umbyara mfite mama tubana ya mazina nashaka kuvuga bavuga ko ni mama kuri we ni mama wawe aho turaza kuhita ubwo rero bamubyara ntabwo muzi cyo nuko nakuze bambwa ko navutse nawe ari mu gihe cyo kwigendera byagenze gute bidusobanuye cyo kwigendera gute yarapfuye wavutse ahita yita Imana mu gihe cy'amezi ntabwo muzi yego avuga ko nigeze nanonga n'ibere rye simbizi gusa nyine abo abagize niko bambwira abanzi ndoruhinja nyine mu gukura kwawe nakuranye na papa ukora na papa yambyaye nawe akiri umusore ubundi bwo mbonye ukamubona nawe ntabwo wavuga ati ndi umuhungu wagira ngo ni murumuna wundi yari akiri mutoya yego ubwo muri ibyo byose arareba kumfata ari gushaka ubuzima nawe n'ahantu dutuye bati ngo ni ibirara cyane mayibobo abona ibyo bintu atazabishobora kandi atari n'ubwo ati ngo ajye gushaka umukozi wo kundera muri famiye hari abana benshi cyane dukurana nabo bakandera na mama we ngo nyagukuru ni nk'ari wabaye mama wa mbere yego noneho njya ku ishuri imburagihe kugira ngo andinde bya bindi byose urumva kujya kwiga umwana gukora bamushyiramo ibintu bitari kuri capacity ze kandi ati no mamagaro wawe ati ngo urajya kwiga kare nyine ukomerezeho birangira ndi gusibira cyane ndasibira mu wa mbere ndasibira rimwe njya mu wa kabiri mu wa kane nsibiramo kane ubwa gatanu njya mu wa gatatu ndimuka nabwo ariko iminsi igenda yisunika n'imyaka igenda noneho mu wa kane njya kujya mu wa gatanu mu kigo mu gace k'iwacu hari kuza pirive ikigo cya pirive yego ikigo cya pirive cyageze umwaka mukuru ari mu wa gatatu uwo nita mama rero ubu ngubu mfata nka mama wanjye aravuga ati umwana dukomeza kumujyana gutya ni umudamu wa papa yego dukomeza kumujyana gutya nta kintu turi gukora numva icyo gihe niga muri primaire ya leta sinakundaga kwiga narazaga ngo nyarangenda nanjye nabyitayeho yego akagerageza uko ashoboye umumama ariko ko nakiga nakunda ishuri ako nakomeza ko nkaba nkore wa wundi ariko ubwo urumva ukuntu prive na leta ziba zitwara abanyeshuri biratandukanye muri leta ntabwo wafata responsibility z'umunyeshuri z'umwana ubwo ngo ngiye kujya mu wa gatanu abana twiganaga bose gati rero ibi ngibi ugiye kwivamo ugiye kugenda hari muri prive ubundi bwo ugiye kwiga mu wa gatatu nabyuka byararangoye cyane ntekereza ukuntu iyo prive sinabajwe ngewe n'ukuntu nsubiye inyuma ahubwo nabajwe n'ukuntu ngiye kujya kwiga mu kigo cya prive abana bo twabati ni ibyana byo mu bakire ku munsi w'abana tukaba tuvuga ati rero bya byana byo mu bakire baraba amabiswi menshi n'amaji tugende tujye kwikubita tubibake n'ubundi turabibaka bakongera akabaye ibindi nawe nkaza ngo tubuze kugenda ngo cya cyana cyo mu bakire
nicyo kintu cyambaje mwumve ko namaze umwaka wose naca muri kaburimbo ngo utitwe icyana cyo mu bakire batabona nagiye kwigamo mwe baravuga ati ngo agiye kwiga ngo muri garidiyene muri garidiyene ntabwo wabyumva mu mutwe bakiri chip yuko privé yose ari garidiyene batumva ko nyine na primaire zibamo bago nyine ni muri garidiyene gusa ibyo rero si cyangwa kiba ngo bazavuga ngo niga muri garidiyene ariko babana twiganaga ati cyane cyo mu bakire yego mwumve ko dufite se nko kuva nkanga ukajya Sonatube noneho reba uko watucanga ukagenda ukajya Sonatube byoroshye yego noneho njyewe narafata nkajya kuzenga za Kacyiru nkamanuka kugira ngo njye Sonatube kugira ngo udaca mu nzira isanzwe bikambo umwaka wose urashira nariyakira ko niga mu kigo cya privé rwose ariko iri kintu cyamfashije nageze muri iyo privé nuko bavuga ngo icyana cyo mu bakire ngo muri garidiyene nageze sinzi ukuntu byagenze nanjye nabonye nakunze ishuri ariko byategwaga bati nimba umwaka mukakora umwarimu afite inshingano ko agomba kongera ko mwazikoze amatesite menshi cyane ugomba kwiga mu rugo batananga ati ngo ujya kwiga ahubwo ngewe naha kandi mfite na coaching kandi no muri leta nayo zifite coaching ebyiri bakambwira ati noneho ngewe nkafata ikayi nkajya muri coaching mfite ibya coaching ngomba gusubiza ngomba kuryama nabyo bikaba igihe gitoya bitangiriye nkunze gukunda ikayi gutyo utangiye gukunda ikayi utyo biza kurangira ugiye muri segonderi ubwo ngo kuva nava muri leta nkajya muri privé urumva nari kujya mu gatanu mitajya mu gatatu bituma niga imyaka 12 ntabwo byakubera igikomere kwiga imyaka myinshi muri primaire oya bura byari impamvu nubwo numvaga ntabwo nijo kuza kwa ngo ni igikomere bikabyegereza umutima nayo ko narivuyemo kuko abenshi hari nabo twiganaga ngo barivuyemo kandi iwabo nta kintu babuze bati ngo ngo byananiye yamubona ku muhanda kujya ari mu bintu bitari byiza sawa aho ngo ryananiye kandi exact undi gukiva mu ishuri nimba uri umuhungu ntaburi ibindi ujya mu biyobyabwenge nimba uri umukobwa ujya mu busambanyi kuri iyo shuri nibyo rikundi ibyo ngibyo byose kuko igihe cyawe cyagiye wajyanaga mu ishuri ujya kugufuza kandi nanone iyo utize nanone umucakara yego mbwira hari ikintu waruvuzeho ndavuga reka tukitseho ni inkuru yawe n'ibiri mu buzima bwawe kuba warabuze mama ukiri muto uri uruhinja ukaba utamuzi byakoze gute ku buzima bwawe byafekise gute ubuzima bwawe ubuzima bwanjye ahantu byambabarije byo nanubu biracyabamo muri ngiye kuko na papa nawe ubwe ntabwo arafata n'igihe agira icyo ambwira kuri we umve nyine ngo ati mama wawe gutya na gutya n'abashaka kura nabitekerezaho kandi ntabwo aba azi ko n'igihe nashatse kubimubariza yashatse kunkubita we biramubabaza cyane nawe ntabwo arabyakira simbizi kuko nibwo mperuka kubimubarizaho gati se wahaza bambwiye kuri mama ukananyeka naho bamushyinguye twari turi ku meza ndi kumwe n'abarumuna banjye ariko yarankubise pe yarankubise kandi ubwo mperuka kubona ankubita nigaga muri primaire ya leta narajya muri primaire ubwo ni munsi ya 2009 nibwo mperuka gukubitwa nawe ariko icyo gihe yaragiye kunkubita nk'ibyo byagukomekeje gute cyangwa bigukomeretsa gute ko oya buriya ikimbabaza ni uko atashaka ko twabivugaho
niyo ngerageje no gushaka n'amafoto ntabwo n'abandi ubwe ntabwo afatira ati rero iyi ni foto mama wawe we ntabwo ntabyo arakora wabinyereke nyine avuga ati ese bavuga gute hari ukuntu uvuga ati basi uyu muntu hari reka mufashe amasika arangire birangirira aho ngaho ubwo byabaye niba bizagaruka ariko hari ukuntu ubyeyi bwa ati uyu nguyu turi mama wawe urabizi ko atabaho umwana akamenya gute ariko atabibwiwe n'abandi yego ubu ngubu umaze gukura nese ntabwo mujye mwicara ngo muganire takubwiye ati nanayivuze nabwo menya yankubita abashaka ko oya ntabwo ashaka tubivugaho abashaka kuriya mu mama aba ari we witwa mama datekereza ku wundi uwo ari we wese oya uko we banabanye ndi mukuru ibyo abantu bagenda bavugana byose ariko sinya mbyitaho njyewe gusa nuko ari mama nyine kandi nawe nkamwakira mu mutima ko niba ari mu bantu bafashije kuba nakunda ishuri yego ni byiza kuba umufata nka mama nuko yakubereye mama mwiza yambera umubyeyi yego yakubereye umubyeyi benshi usanga basa naho batunga agatoki rya zina wanze kuvuga ngo muka data mukaso yego ariko uravuga uti igihe yambereye umubyeyi yambereye umubyeyi hari naho kuvuga ngo ushaka gutana ukuntu arakugarura nimba kugwanagwana nk'umubyeyi umushimira gute mushimira byinshi wenda nuko wenda ari igihe kizajya ngo amushimire uko bikwiriye ariko mbona ko nyine uko nifuza wenda kuba namushimira siko biri ariko wenda hari igihe kizagera cyanya cyo nkamushimira yego n'ubu ngubu ari kukumva araza kukumva byanze bikunze biramugeraho yego mbwira nk'ikintu navuga ngo gikomeye yagukorera ko uti kino kintu ntabwo wagikorerwa n'umuntu utari mama wawe nyine ikintu cyiza wavuze uti oya urumva bajya ku bana urese arafite umwana yego kandi uko tubazi nyine abenshi bakunda abana babo batiteye ku wundi biba dufashe kimwe n'umwana we yego kuva ko nimba umwakuzi ikosa kuntu bati mukuzi ikosa muri abana mwese bagana njyewe wewe wenda we bakamenya ariko nimba kudana twese badanagara icyarimwe nk'urugero hari ukuntu twavuga ati twebwe twakuze tuvuga ati tuba hano ariko wasura nk'umwana inshuti yanyu munsi y'umuhanda ubwo nyine mwazerereye mukamenya ko murakubitwa mwese mukubita kimwe cyangwa hari akantu badukoresheje ko ntabwo tujya tukanakibutsa bati ibintu mwadukoreye yego hagiye twagiye tujye kurya amapera guhera mu gitondo saa moya twirirwa mu giti cy'amapera naho ngaho niho batugaburira saa sita dutashye nka saa moya saa mbiri baravuga ati tuba dufite nk'umuntu wacu nkurikira ubwo ngubwo arangira aravuga ati abwira umukozi ati iyo myenda ntuyifure twaratashye turabifura da icyo bakoze ni ugushyushya amazi noneho tufura imyanda tuyikuramo umukozi aza gufura imyenda nyine idafite umwanda ahubwo twese turabikora ahubwo kumva ati wowe ujya akora cyangwa wowe ujya gukora ibingibi mwese mwakoraga bimwe yego nk'umubyeyi nyine ubwo nimba ari gukoresha imirimo mu gihe nta mukozi ari akabagabanya imirimo watangiye kumwita mama ryari njyewe sinzi nta wunda ikintu kitarimo ntabwo umuntu akinshyiramo hari ukuntu umuntu ugati bagushyiramo ibintu bagupakira ibintu njyewe ntabwo bakomeza bagunda kumva nyine nkakureka nkakora ibindi byo mbona ari ukuri yego hari igihe nshobora gukora ikosa ko nzi ko nyine ari ikosa ko nyine ange wabikoresheje nawe undi muntu avuga ati ukandaka ngo yashutse nzi ko nta kintu ndakora cyangwa nagendeye kuba cyangwa nk'umuntu agati ngo nyikore gutya nimba ari n'ikosa nayikoze muri njyewe ko ubwo umutima uvuga ati nyikore nyine kiba kibi
numvaga umwita mama nakubazaga numvaga umwita mama ku watangiye kumwita mama ryari babanye 2006 ubwo nyine kuva abantu ubwo nyine nibwo yabaye mama yego ya uyu munsi so ujya umusura tugiye cyane muri bwo twebwe ku bunani umuryango wose uri hayi uri kumwe yego ni igihe cyose ndamugo dushaka gucamo amezi 2 twajya cyangwa n'abarumuna bacu bari ku mashuri ko tuye kubasura akenshi turasura cyane yego ugize gutya rero uravuga uti byanze kunze ngomba gukomeza kwiga abandi mu gihe bava mu ishuri bakajya mu bindi bitari byiza ibiyobyabwenge biki byose ariko wavuze ko mwari munatuye muri quartier mushobora kuba mwakwisanga muri ibyo ngibyo uravuga uti byanze kunze ntiga imyaka 10 n'ingahe niga 20 ariko nzarangize kwiga iyo ntego yaje ite niki cyatumaga wisunika njyewe icyabiteye no kubona abunzi muri famille nyine kwa papa abenshi bagiye barivamo na ukabona umuntu ageze kuri endi ageze 6e secondaire 5e ngo arivuyemo ngo ryamunaniye kandi kintu yabuze kandi nabwo nkabona nabo twiga nabo nkabona barivuyemo akubwo ati bino ngo niza karade ngo ze wanyu ngo nago mujya mwiga amashinga mu yarangiza je nabatira ngomba kwiga nkarirangiza uravuga uti iyo karande nyice oya mubunzi nzi kare ubwo nige warangije imbere ubwo nabandi baje bankurikira ubwo urumva warakomeje uriga wiga primaire kugira ngo urangize primaire muri imyaka 12 nuko wagomba kubutekereza ariko wari ukiri umwana muto cyane ubwo washobora kubutekereza ko uti kuba papa atarize kuba nta n'undi wo kwa data wize reka mbuwa narabibonaga uri umwana mutoya narabibonaga uko nyine twese urumva bose ni nka babaga ari kuroza cyane na kiretse abo ntabashije guhura nabo badutahuye nabo narahura nabo ariko bose ni nk'uko batuyemo ni mu kagari kamwe ubundi yego kwa kundi famille ziba zituye hamwe yego nta kimwe ureba utazi keretse nyine wowe utakireba wowe ukabibona ngo wajya ngo ati bishire ngo ryatunaniye ukana nyine bakaba ako ngo bishire ngo ryabananiye mwabuze iki Uro papa nakubwiye ati urukwanga kwiga kandi n'ubuzima bwawe icyakubwira ni ukwiga niyo unatinze no kujya ku ishuri nabwo kandi ubona byamubabaje abakutuye ngo ngiye ngo ki ngo ukuntu ngo ngiye nigaga ngo ntabwo naringa ngo wa gatatu no wa kabiri ati se kutakomeje ngo ige nyine nimba ufite ubwo bushake nyine agiye ibintu byo kwiga nyine twicara nyine tukabitaramo tutari nk'aho tuguserezanya bakaba bati wowe tubwira ngo warigaga biro tuzabuze ari hehe ubwo ngubwo nyine papa aguye ati ibintu byose ugomba kujya nose uza kujya gutya rero ukandagira muri segonderi nabwo uwa mbere mu muryango ukandagiye muri segonderi oya sinari uwa mbere ariko nyine abandi bagera bakajya mu wa gatanu segonderi mu wa gatandatu bakata barivamo badakoze icya leta ibase wamugaye ni karande imyaka yose ntibabone diplome bakata barivamo ngo cyangwa ubona umukobwa ngo bamutenda bagize ute bakaricikiriza nyine wowe ugize gutya ubona urarangije ndarangiza ubona na diplome ntibyabaye ikintu gikomeye kuri wowe ibaza icyo gihe cyose wize imyaka 12 muri primaire secondaire urashyiraho indi ubwo 6 cyangwa nayo yararenze oya nize 12 primaire nsaba 3 secondaire ya secondaire ubwo wize imyaka 18 uri mu ishuri sibyo icyo gihe ntabwo waselebuye mu buryo budasanzwe nyuma kubona mu mutima umeze gute nyuma kubona diplome narishimye cyane urangiye nawe ushaka kumenya ngo nashimishijwe n'iki narakajwe n'iki iyo nishimye ngo mari kwa kundi kandi nabwo nagomba ni kwa kundi nicyo kibazo ntabwo mvuga ati nkunze kwishima ngo birengere kuki utishima cyane se niki kiri mu mutima wawe
nanjye ntabwo meze nose abona nuje nk'uko wabonaga akayinuje mpora nuje ntabwo sinzi impamvu. ubwo ntabwo bihura n'uko mu bwana utigeze urerwa na mama? wasanga nabyo birimo kuko ukuntu umwana yisanzuye cyane. mu mutima se wumva umeze gute ubu ngubu? icyo gihe nyine uba utuje wumva umutima uba umeze ute? genda nubwo nta kimba ni gutekereza ayigisha kuvuga ati n'umuntu afite ibitekerezo byinshi cyane ari kure cyane. ariko njye nta n'ikintu no gutekereza ndangaho nyine uko nguko aho ngaho biri ari aho ngaho undi nta bintu ndi kuvuga ngo ndi gutekereza ngo iby'ibitekerezo bihambaye ndaho ngaho undi n'undi. ubu ugize gutya rero urangije segonderi ni uko wagomba kugira indi mihigo wumvaga urangije segonderi ugomba gukurikizaho iki rero? njyewe ndibwo niga primaire hari ukuntu mama yavuga ati agakingana na televiziyo nige ngo mujye mufate amakaye mujye kwiga ariko nkazajya ndeba icya kiganiro cyo ku mugoroba ku buryo ngomba gucana televiziyo nkajya gucya saa 12 nkajya kukireba ariko ntibamenye uko twakundaga nta filime akayengo turi kureba filime kandi akenshi twavuga turi kureba kiriya kiganiro cyawe Zoom yo kuri televiziyo Rwanda. Okay, yego nkumva nshaka kuza umunyamakuru. None tugiye no kwa gutora ibintu twakiga njye nahitagamo ibintu bya telecommunication cyangwa ibintu bya engineering. None kandi mu rugo boga bati ngo ninjye kwiga ngo PCM bamaye ndavuga ati rero ninjye kwiga ibino bintu bamaye ntabwo bigwamo ndavuga ati mugende mushakire ibi ngibi bashaka ibigo barabibura. None niko kuba ati ibyo wadutumye twabibuza urajya kwiga ibi ngibi. Yego njya kwiga ububaji nyine. Wagiye kwiga ububaji ari nabyo kuri uyu munsi? Yego aho ndavuga ati n'ubundi bwo nubwo ngiye kwiga ububaji ariko ndakomeza nige. Nagiye kwiga ububaji wenda ntanabizi ntanabikunda ariko nagezeyo kugira ngo ngombe nige ibintu birangize byansabye kubikunda. Narabikunze mbikora mbikunze kugira ngo menye ubu mbiri icyo menye uko ujya gukora ikintu udakunze nta kintu umenya n'ubundi. Nanone yego mbere nabe naje ndabikunda kugira ngo mbyige mbifise umutima wanjye. aho ndavuga ngomba kwiga nimba nabonye ngo njye kwiga izo ndimi nzaba umunyamakuru ariko reka niga ibyo bamaye nabyo ntabwo bashaka kunjya kwiga ibintu ngo by'indimi. Yego nawe ati mbwira nta kintu byakumarira ahubwo ujya kwiga nyine papa ukuntu ateye unimba ari umuntu umubyeyi nyine uri mu kigero cye ufite umwana ageze ku kintu nawe ashaka umwana we agiye ku rwego anamurenge ajye ku rwego rw'umwana anamurenge uko akwishe gute kuko abavuga ati nimba wigana n'umwana w'inshuti ye avuga ati kana kakushe muwe buryo babuze iki agwengero nyine ngo umwana ngo akana kumwana aba yifuza ko umwana wakomeza ajya hejuru. Yego avuga ati ngo reba ngo abandi ngo bize kubaza ngo dore ko bameze ahubwo urugero ku bandi nyine kandi namenye ko nawe ufite igeno ryawe ibyo ukunda bindi. Yego nyine abemba nyine urugamba rwamunane yarukoraga nyine akarugo nyine ugakuka ushoboye nyine ariko nyine nawe wabona umubyeyi abakwifuriza ibyiza. Ku rundi ruhande ni byiza nyine abakwifuriza ibyiza. Yego ariko nyine ikintu cyo kutamenya amenye ko hari ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Yego wabigezemo urabikunda birakunda kunda ibyo kubaza wumva bijemo? Ndabikunda ndabikunda ariko ntabwo bivuze ko nta ubu ngubu nubwo hano mu Rwanda ntabwo dufite kaminuza zo kujya kwiga kubaza ariko hanze hari amakaminuza umuntu yiga kubaza nyine ukagera masters mu kubaza ukagera PhD mu kubaza ku buryo wowe bagufata ugatigenda uhugure bano bantu nyine bahagarira aya mahugurwa.
Yeah. baba bahari kuko naho twize twari tubafite abantu bize bafite za doctora na za masters mu kubaza b'abazungu. Yego. Ndetse mbwira waje gukunda itangazamakuru binyuze mu buhe buryo kubera icyo wakunze itangazamakuru nubwo utaje kurikora? Undi ngo dukunda umupira cyane. Nakundaga wowe sibyo? Nakunda Marcel na Noza na Jean Mbere Gatare. Kubera ko ugeze umupira ko dukunda umupira cyane. Buriya igihe ndi ari imipira igihe cyose wabera cyose najya kuwera. Ntabwo papa nawe kubera nubwo twatukira abana ariko twahere kera atujyana mu mupira y'amajoro. Amajoro azige tujya kuyareba. Ubwo umupira niba buri saa 5 fakora amakipe ndi gufana njya kureba. Uri n'umwana akakujyana akatujyana kugira ngo mama akatubwira ati twara n'abana kugira ngo utahe kare. Tujyana tukarara amajoro tukaza amasaa 7 n'ubundi imyaka mbere zarangizaga saa 7 gutyo. Tugataniza saa. Biza kuvamo gute? Waje kwihangana kubaho utarakurikiye icyo wakunze itangazamakuru? Byari amahitamo y'umubyeyi kandi ntabwo nzi guhangana n'umubyeyi ati ngo ndere ngo tugiye ngo mu guhangana ngo iki ngiki nicyo nshaka. Ntabwo nzi gutsimbarara ku kintu ngo burundu. Nsimbare ku kintu mve ko utanga ikintu ngo nyumve. Ubwo niyo mpamvu navuga ati sorry njye kwiga ibyo kuko n'uburyo nabo twagiye kwigana mu wa 4 uretse umunyeshuri umwe gusa waje uzi cyaje kwiga. Abandi wapi? Abandi bose kwa 21 cyaje kwiga. Yego. Niyo mpamvu rero narebye ndavuga ati hari ukuntu umwana avuga ngo ishuri ngo biramunaniye nta kintu yabuze. N'umubyeyi akabimufashamo ukabona rwose nta kintu umubyeyi ati n'ibyawe nyine. Ariko haba umubyeyi n'umwana wese akwiye gufata inshingano ugakundisha umwana ishuri. Ariko none umwana aratashye avuye ku ishuri size ngo ntabwo atakora imirimo sibyo? Ariko just ukamuha igihe cy'uko yajya kwiga. Aratashye ngo ujya kwahira ngo uze uteke uze ujye ute arava muri ibyo ngibyo mu masaa 4 kandi nawe nta kintu gukora umubyeyi uricaye ngaho. Ntabwo umwana ntabwo yakunda ishuri nawe ubwe utabimukundishije. Umweke ko nyine nawe iryo shuri ageze. Abenshi biva muri nuko n'ababyeyi babijyamo yuko umwana bamwangisha ishuri. Hari ibintu bamuha akabona n'undi iryo shuri nta kintu ari kurikoza. Batero akavuga ati ndi gutigiye sindikunze. Kandi nyuma akavuga ati ngo jya kwiga ngo imyuga ngo y'ibyumweru cyangwa amezi. Kandi n'undi ugasanga ari byinshi cyane utari kumenya sibyo? Ubwo nubwo ubumenyi baguhaye nubwo kuza korosaho nyine n'ujye kuyaguha ukuguha kugira ngo abone amafaranga gusa nta kindi. Ako bati ngo yaguhaye ubumenyi wambaye. Wenda ari ubw'imyaka 2-3 byakumvikana ko nta bumenyi muri TVET. Nta skills z'ibyumweru bibaho nakaze skills utangiye zero. Nta kintu uzi. Reka dugane ku musozo wenda nk'abantu bacika intege we byanze kunze ntabwo wacitse intege. Wize primaire iyo myaka yose ujya kwiga muri secondaire wiga ibintu udakunda ariko wishyiramo kubikunda ntiwacika intege kuko wari ufite intego uti ngomba kurangiza. Jewe ngomba nuko ngo ugomba gukunda ishuri. Inama wagira nk'umuntu muri kano kanya abajene bacika intege mu buzima bwabo ntibakurikire ibyo bagakwiye gukurikira nuko ugomba kubagira passion bakagira impamvu yo gutuma bagomba kugira izo passion. Impamvu we yari iyihe? Impamvu yanjye nuko ngomba kwiga ku kigero cyaho bishoboka nyine aho ubushobozi bwanjye bugomba kumva ko nagarukira akarongarukira. Ubu ntabwo ntarajya kwiga kaminuza ariko nuko mfite ibyo nshaka kwiga ariko ubushobozi utari bwagera. Ariko nibuza njye nzajya kwiga. Yego. Byanze kunze. Wumva vision yawe ni iyi? Basi mvuga ati mfite doctora
muri ibyo ngibyo ndi kwiga ko ngomba kwegeranya bati nashyiraho nuza kuri standard nyine. wumva na dogiteri uzayigiramo? Numva nayigeraho byanze ko binshobokeye mbonye uburyo nayigeraho. vision yawe cyangwa icyerekezo cy'ubuzima bwawe ujya urota ukavuga ndifuza wenda sibyo dogiteri ndifuza kuzibona ahangaha, ni iyihe vision yawe? Ari umuzungu wabaga ku icyo kigo uri ufite itandukaniro. Yari afite masters, ari undi ngureje muri body uri munsi ya degrees, ariko yarazaga akamwubaha. Hari igihe uvuga ati ngo uzabona icyo uri hejuru, ariko iyo umuntu azi ko hari ikimurusha cyo urakibona byanze kunze. Umuntu nuko adakwiye kureba hano hafi gusa. Ntibakubahira amashuri, ntibakubahira iki, bakubera agaciro wowe wihaye. Yego Pasi, reka tugane ku musozo, cyeka niba ari ikindi wifuza kurenzaho muri kano kanya. Icyo nasaba umubyeyi nuko ababyeyi uko bashyigikira abana bakabakundisha ishuri, kugira ngo uwo mwana nagire ishuri narikunda, n'ibindi bigakunda, Imana ikaba umugisha. Bya bindi bashaka gutekereza ko bakora batari gukora, bazakora babyikoresheje. Yego. Kuko nawe mujyi azajya agira agaciro, ntabwo azajya kugenda yitaka ngo ngiye ngo amunanga ibintu ngo umwana wanjye ngo namushyizeho, aho bati ngo umwana wo kwa kanaka. Bazajya bagenda bavuga ngo umwana kwa kanaka ngo yageze kuri ingi. Cyane. Aho ngo agende yirata bati ngo umwana wanjye umwana ubwe nagera aho agira bizakugarukaho byanze bikunze. Cyane. Pasi, wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Imana iguhe kurotora inzozi zawe kandi uzabigereho. Imana izabidufasha. Ibyitangazamakuru wenda birashoboka ko wabideviye, ariko we never know, wasanga bitaranarenga, ntawamenya. Gusa nyine ukomeze uharanire, tujya tuvuga Imana igufashe ugire guta, ariko natwe ubwacu tuba tugomba kugira uruhare mu byo dukora, mu byo twifuza. Urakoze cyane kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Yego.